reka nkomeze nkwifurize kugubwa neza wo gukurikira The Gospel Hill umunsi ku wundi, kandi ubwo ubana natwe Imana iguha umugisha. Turakwishimiye rero uyu mwanya ko uwuduhaye kugira ngo tubane kandi uze wigane natwe. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryo gukoresha kompreseri dutera irangi. Dutera irangi dukoresheje imashini ku buryo ibintu biza kuba bisa neza, bimeze neza. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana nk'uko twamenyereye. Uko isomo ryacu rigiye gutangira, tubanza gusoma ijambo ry'Imana, tukigana ijambo ry'Imana, hanyuma tukigana no gukoresha amaboko. Hano mu gitabo cy'Imigani igice cya 20 ku murongo wa 13 hari ijambo rivuga ngo ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena, kanguka ube maso kandi uzahaga ibyo kurya. Ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena, kanguka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukanguke, tube maso. Gukanguka ukaba maso, yego, ni utuntu tubiri. Dukanguke tube maso kugira ngo tuzabone uko duhaga ibyo kurya. Turimo twiga rero iri jambo. Tumaze kumvira ijambo icyo ritubwiye, reka twerekeze ku mirimo, gukora imirimo y'amaboko, guteresha irangi imashini, dukoresheje imashini. Twagiye tureba ibice byinshi bitandukanye, twagiye twigamo uburyo duteguramo inkuta, ariko uyu munsi tugiye gutera irangi dukoresheje imashini ku nzugi cyangwa se ibindi byuma, inzugi z'ibyuma n'amadirishya. Hari irindi jambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, turasoma umurongo wa 6. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, turasoma umurongo wa 6. Haravuze ngo Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. 7. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Amen. Umurongo tugendereye cyane ni uyu nguyu wa 6 uvuga ngo Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Amusunikira ijambo ryiza cyane rivuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amuhaye ukuri, aramubwira ati haguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye rero ifeza n'izahabu ntayo mfite, icyo mfite ndakibaha. Muri inshuti zanjye, kuko mwabanye nanjye mu gihe cyose gitambutse, n'abashyashya kandi ni karibu, ibyo mfite ndabibaha. Reka dutangirane isomo ryacu kugira ngo nk'uko mu migani batubwiye ngo ntitugakunde kuryamira. Ahangaha rero turabanza tukavanga irangi. Urabona ko ndiciyemo 2, hanyuma ngiye gusukamo tineri. Mare gusukamo tineri rero ndivange, uravanga gake gake witonze. Avanga gake gake witonze kugeza ubwo ubonye ko irangi na tineri bihwanye. Yego, kugeza igihe uboneye ko irangi na tineri bihuye,
ntabwo tineri yireretse ngo irangi ribe riri hasi, tineri iri hejuru. Ahangaha urabona ko tineri yabayemo nyinshi, nongeramo akarangi. Mu buryo bwo kugira ngo nkore akazi kanjye vuba vuba, mfashe n'indi tineri nsuka no muri cya gikombe kindi naciriyemo irangi, naryo ndarivanga. Iyo maze kurivanga neza, akamaro ka tineri ni ugufungura. Utaza kumva mvuga kuvanga ukagira ngo ni ubundi buhanga bundi. Iriya tineri yo ikora iki? Irafungura kugira ngo irangi rize guca muri pisito neza. Irangi rifashe ryonyine ridafunguye ukarishyira muri pisito ntabwo ryacamo. Hanyuma mbere yo gutera irangi ukoresheje kompreseri urabanza ukariyungurura. Ituma uyiriyungurura ni ukugira ngo pisito itaza kwifunga igihe mu irangi harimo umwanda. Urabona ko irangi umuntu aba agenda ariyungurura gake gake. Uburyo bwiza bwo gutegura no gutegura uburyo uteguramo irangi ryawe. Urabona ko aho ndi kuritunganyiriza harashashe. Ibi nibyo uba ushaka gukuramo, urabona ko ari umwanda, nta kindi ni ukubijugunya. Harashashe kugira ngo utaza gusiga aho wakoreye hasa nabi. Hanyuma ngakomeza ngenda ndiyungurura, ndikuramo imyanda ku buryo ibintu biza kuba bimeze neza. Nkirinda ko pisito yanjye iri buze kuziba mu gihe ndi mu kazi. Ibyo nkabyirinda. Iyi rero niyo pisito. Aka ngaka ni agakombe umuntu asukamo irangi, urabibona? Ni agakombe umuntu asukamo irangi. Hanyuma uyu ni umunwa wa pisito aho irangi risohokera. Risunikwa n'iki? N'umwuka. Iyo mfashe hariya hasi, ureba udutoki ukuntu twikora, ngakurura, urabibona ko irangi rirasohoka. Hanyuma rero reka tujye mu kazi. Reka tujye mu kazi, buri wese arihera ijisho arebe ukuntu ibintu bikorwa, ukuntu akazi kaba gateye. Niba witegereza neza hariya hirya muri kiriya cyumba, urabona ko hashashemo shitingi. Ni ukugira ngo ntaza kwanduza amakaro, ibintu byose bize kuba biri ku murongo bimeze neza, bitaza kunshyira mu kibazo cyo kuba nakwanduza amakaro. Nk'ibisanzwe rero irangi ushyiramo ntabwo ari ryo riterwa ahantu hose,
nk'ibisanzwe umuntu yongeramo. Nibyo ubona ndi gukora hano. Ibisigaye rero muryoherwe kandi umwami wacu akomeze abarindire impagarike n'ubugingo. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.